Tumwakire n'amashyi menshi cyane. Ladies and gentlemen, give it up for Pirote. Mwakoze cyane kuza kudushyigikira. Hano mfitemo umuhanti waje kunshyigikira, ndamushimira cyane. Uwo muhanti rero yabaga mu rugo kera ndi umwana. Yarankubitaga ngo ni gute nkora imirimo ngo ngakora akazi wicaye. Nanjye ndumva namubaza impamvu yicaye ndi mu kazi. Gusa niko formule y'ubuzima imeze, uyu munsi buri hasi ejo ukaba hejuru. Mu minsi ishize hari umukobwa dukundana nagiye kumusaba iwabo. Njya kumusaba, papa bamuhata ibibazo. Arambwira ngo ufite inzu? Ndamubwira ntayo. Ufite inka se? Ndamubwira ntazo. None se ufite iki? Mfite umutima ukunda. Arangije arambwira ngo taha. Umukobwa yarankundaga aza kunsura amara iminsi, yanga no gutaha. Papa we nawe aza kumunsaba. Ndangije ndamubaza, ndavuga simubaza ibibazo nk'ibyo yambajije. Simubaza inzu arayifite, simubaza inka arazifite. Ndamubaza ufite imbwa? Arambwira ngo imbwa ni wowe. Ndamubwira ngo imbwa imaze iminsi irya umwana wawe. Gusa kwari kumukebura, ntago kwari kumusuzugura, no kugira ngo yubahe urukundo. Hari inkuru kera twumvaga turi abana batubwiraga tukazizera, sinzi uwazizanye sinzi n'uwazijyanye. Ariko kera batubwiraga ko iyo umuntu akurumye ugashyiraho amatotoro y'inkoko ahita ashirira amenyo. Izo nkuru murazizi. Twe ku ishuri batubwiye yuko niyo umwarimu agukubise, aho yagukubise ugashyiraho amatotoro y'inkoko ashirira amenyo. Banatubwira yuko yagiye kugukubita ugashyira igitunguru mu kwaha, aragukubita ugahwera agahura n'ibibazo. Ibyo bintu narabyizeye maze mbishyira mu bikorwa. Umwarimu witwa Thomas yarankubise. Umunsi umwe yaradukubise aduha na homework. Ntaha mu rugo ndavuga Thomas ndamushiriza amenyo. Ndangije ngeze mu rugo nsanga bidahagije. Ndavuga ahantu bashyiraho amatotoro y'inkoko umuntu agashirira amenyo n'ikiraho amase arapfa. Ndangije ndavuga kanice tico. Shyiraho amase. Ndangije nanga no gukora homework ndavuga tico yapfuye. Nabandi gushinyagurira umurambo. Mu gitondo ndabyuka njya ku ishuri nzi ko tico yapfuye. Koko nsanga ikigo cyose cyuzuye abanyeshuri. Ndavuga tico namwishe. Ndangije ndavuga niki cyabaye hano byagenze gute? Batambwira ni tico Thomas uri gukubita abantu batakoze homework. Ndavuga kankoresha indi strategy, shyira igitunguru mu kwaha nankubita ndahita ngo hasi ahure n'ibibazo. Ngishyira mu kwaha, yankubise inkoni imwe igitunguru kigwa hasi. Ahita ambwira ngo ubwo wizana ibirungo reka ngukarange. Mu by'ukuri naje gusanga ari ibihuha. Bimeze nk'inkuru zo muri iyi minsi turi kumva. Sinzi ukuntu abanyarwanda ntago bakibaha itangazamakuru nka mbere, ariko biri guterwa n'ukuntu itangazamakuru riri gukora. Nk'ubu hari inkuru nabonye ku Nyarwanda ngo Josh Ishimwe yakoze ubukwe, Christian Ndasingwa afata irembo, Vestine akora bride shower, Banaboy yogosha inshakwaha. None abanyarwanda bararakaye, ubibonera muri comment ukuntu basubiza. Ariko umuntu wantangaje ni umuntu wasubije inkuru y'Inyarwanda ivuga ngo Gisa cy'Inganzo afungiwe muri gereza ya Muhanga kubera kuziba ibiyobyabwenge.
umuntu yahise aza muri comment arandika ngo murakoze ubwo tumenya aho aherereye. Social media ni nziza ariko uko byagenda kose nge zaramfashije. Hari umukobwa twakundanye bisanzwe kuri social media witwaga Mukamugabo Pascaline. Mukamugabo Pascaline twarachatingaga dupanga guhurira i Remera ngo tubonane. Mpageze ava mu modoka ndamubona, mbona ni mwiza nkuko nsanzwe mubona, ariko ndi kumubonera kure nkabona ni mwiza, uko anyegera nkabona ubwiza bwe buri kure. N'izina rye ryagendaga rihinduka uko yateraga intambwe anyegera. Yaje ari Mukamugabo Pascaline, angeze imbere mbona ni Mugabo Pascal. Murakaza neza muri Samsung 250 ku gicumbi cy'amatelefone ya Samsung, iPhone ndetse n'ibikoresho bya electronique byose. Muri Samsung 250 iyo uguze telefone ya Samsung wishyura make andi ukayishyura mu byiciro, hanyuma wagura iPhone ukishyuraho 40% asigaye ukazayishyura uko uzagenda uyabona. Samsung 250 is sure deal. We're